mwansabye kubabwira ikintu washingiraho uhitamo neza uwo muzabana. So here I am. Uyu munsi nicyo kinzanye, gusa making sure ko iyi nkuru yumva neza kugeza ku musozo, okay? But really quick honey, kora subscribe, hanyuma nukundi iyi story, nukundi iyi video, umpe like na comment na sharing bagenzi bawe. So let's go. First of all, marriage is no luck. Hari abantu batekereza ko kugira urugo rwiza ari chance, ari nka ya mikino y'amahirwe uhitamo akabox utazi kirimo, watombora ugasangamo imari, waraburiza nyine ugasangamo ubusa. Ariko today nje kukumara ubwoba. Ntabwo ari amahirwe wenda ngo yagira bamwe abandi bakayabura, humura. Of course there is a part of it that requires a God's favor, but the journey to a great marriage starts with you. Ndabyemera hari aho bisaba umwuka w'Imana ngo kuyobore mu mahitamo yawe, ariko urugendo rugana ku rugo rwiza rutangirwa nawe. Ngiye kukubwira ibintu bitatu ugomba kwifashisha, ugomba kugenderaho ngo ubashe guhitamo neza. Number 1, icyambere, first know yourself. Banza wimenye wowe ubwawe, urinde mu by'ukuri. Kwimenya mbere na mbere niyo ngingo ya mbere izagufasha kumenya uwo uhitamo. Ubu tuvugana hari abantu batarabasha kwimenya, kandi ubundi iyo singleness, igihe cyawe cy'ubugaragu nicyo wakabaye ugikoresha. From the day you marry, your life will never be the same again. Numara gushaka, ubuzima bwawe buzahinduka from A to Z. Byose udakuyemo na kimwe bizahinduka, kandi bishobora guhinduka mu buryo bwiza cyangwa se bubiso. Biragusaba kwitonda. Igihe cyawe uri single, nta boyfriend nta girlfriend, nicyo gihe cyiza cyo kwimenya, ukamenya aho ufite intege nke ukahakosora, ukamenya hari nyinshi ukarushaho. Reka nkubwire, most of the very successful people you know, they found their purpose before they get married. N'abantu bamenye icyo bashaka, bimenye, bamenye abo bari bo, babonye icyerekezo cy'ubuzima bwabo mbere yo gushaka, mbere yo kubaka urugo. Bivuze iki rero? Igihe uri single ntabwo ari cyo gupfusha ubusa. Sweetheart, reka nkubwire, niba ari abakobwa beza isi irabafite kabisa, niba ari abasore beza barahari, uzahura na benshi, ariko nuba warasobanukiwe, uzi icyo ushaka, uwo muhuye mu minota 3 gusa muganira, uhita umenya niba mwerekeza hamwe cyangwa se inzira zanyu zihabanye. You need the purpose of life before you pick a partner for life. Do you hear me? Ukeneye intego y'ubuzima mbere y'uwo musangira ubuzima. If you are looking for a life partner, you first need life, okay? Ngo nyine, urabona nyine nkeneye uwo twafatanya ubuzima. Nturabona n'ubuzima mbere na mbere ngo ukeneye uwo mu busangira. Come on, banza ushaka ubuzima mbere y'uko ushaka uwo mu busangira. Uragana icyerekezo cyawe ni ikihe? Hari abantu bazi ko bavukiye gukura, bagashaka, bakabyara, ubundi akaba ari ibyo. Ese ibyo byose numara kubibona bizaba birangiye, ushatse wakwipfira nta yindi ntego. Urugo rwiza ntabwo ari amahirwe. Guhitamo neza uwo muzabana ni nkuko wahitamo ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushaka mu buzima. Ni nkuko ushaka akazi, ni nkuko ushaka inzu or whatever. Reka tuvuge ko wenda ushaka akazi, uhamagaye oncle wawe, uncle wawe, muyomba or whatever, uti muyo, ndimo ndashaka akazi, fasha umbwire ni ikihe kibazo cya mbere utekereza ko oncle wawe azakubaza? Guess now, gerageza, cyekeranya. Urumva ari iki? Urumva ari iki cya mbere azakubaza? What did you, okay, continue, what did you study? Azakubaza icyo wize. Bivuze ngo icyo kintu uri gushaka nawe ubwawe urabizi ko hari ibibazo ugomba kwibaza kugira ngo wumve ko byaborohera kuguhuza n'icyo uri gushaka, right? Wowe uri gushaka akazi, okay? Then hari wowe, hari n'akazi. Bivuze ngo kugira ngo ubone akazi ntibihera ku kazi, ahubwo bihera kuri wowe, right? Uri gushaka inzu maybe yo gukodesha, uhamagaye agent company cyangwa se umukomisiyoneri, uti hello, wangu ndimo ndashaka inzu kabisa, wamfasha? Ikibazo cya mbere wumva komisiyoneri azakubaza ni ikihe? Mbwira muri comment. Ikibazo cya mbere wumva azakubaza ni ikihe? Of course cya mbere azakubaza ngo hehe, ushaka inzu mu kahe gace, kuko baba bafite amazu menshi kabisa, ashobora kukwereka mu Gatenga kandi wenda ushaka Kimisagara, you know. Azakubaza hehe. Icya kabiri azakubaza ngo ushaka inzu bwoko ki? Hari chambrette, hari icyumba kimwe na salo, hari ibyumba 2 na salo, hari ifite douche na toilette mu nzu, hari iyo byose biri hanze, you know. Biterwa n'iyo ushaka. Nyuma y'icyo, icya gatatu kiri very very important, azakubaza your budget.
azakubaza ngo ushaka iyangahe, ushaka inzu yangahe. Rimwe nigeze gushaka apartment yo kubamo, ibyumba 2 na salon, igikoni mu nzu, douche, inzu ifite akabalko, ifite view nziza hanze, quartier isobanutse itarimo akavuyo. Nyirinzi ati ngwino urebe, ndabizi kuraza gushima byanze bikunze. Yari imwe mu apartment mashyashya kabisa, yari inzu nziza icyubakwa ikiri nshya, amarange, ibikoresho mu nzu yari imeze neza. Inzu ndayireba, ndayishima, ndayikunda kabisa. Hanyuma mbaza nyirayo ntise nangahe, ambwiye igiciro. Jesus, I almost fainted. Habuze gato nari nikubise hasi neza, ndamubwira nti sawa, ntabwo nshaka kuyigura no gukodesha gusa. Nagize ngo hari ndumviranya, hari amafaranga mbwiye nayo kuyigura, ntabwo ari ayo kuyikodesha, kuko that was too much, I'm telling you. Nzi umupasiteri kandi rimwe nawe yagiye kwigisha ahantu, biba ngombwa ko hamara iminsi iruta iyo yari yateganyije. Arebye asanga nyine akeneye indi shati yo kuza guhindura. Arimo bara storati, nagiye mu iduka mbaza igiciro, bambwiye, ndavuga nti hari numvise nabi, ndababwira nti ni ishati nshaka, ntabwo ari ikibanza nje kugura. Aho byaranze njye ahandi nabonaga icyapa cy'ibintu bijyanye n'amashati ahari bashobora kuba bacuruza, ariko mbona umuryango urafunze. Ndavuga nti ababo ni bande bacuruza bakinzera? Nkanda bell, ndasona, hari akantu kameze nka micro cyangwa se agaspeaker navuga ko metse ku rukuta bavugiraho, ku buryo iyo uri hanze umuntu yumva. Umuntu wanyitabye ni nkuko twavugana kuri phone, kuri telefone, ati what can I help you, tubafashe iki? Ndavuga nti what, mumfashe cyangwa ninjuje kubafasha, ntabwo ari amafaranga yanjye nzanye, ntabwo muri business. Umugabo ati yego turi gukora. Ndamubwira nti yes, fungura, ndashaka kugura. Undi nawe ati okay wait a minute, ndaje mbakingurire. Umugabo w'umusirimu rwose, ubona ko nta cyabuze, yewe wambaye neza cyane kundusha. Mbona niwuje, ndebye ndavuga nti wallahi, umuntu wambaye urya muri iri duka ndabasha kugira icyo nguramora. Uzi icyo bacuruzaga? Cufflinks, okay? Cufflinks, bya bipesu bafungisha amashati, bya bindi bibari by'ibyuma bimeze bizu kwabyo bidateye ku ishati. Abagabo b'abasirimu barabyumva kameme. Icyo nicyo bacuruzaga. Nabonye narinjiye mbona biri mu birahure bimeze nka kwa kundi bacuruza impeta, amasaha, shenete, ibintu bijyanye n'amabiju uko biza bifunze, nibyo bipesu nuko byari bifunze. Ubwo umugabo atangira kunyereka ati wakunze ibihe, nanjye ndamwereka nti nakunze biriya nangahe. Ambwiye igiciro, numva injereri mu matwi, ariko nihagararaho of course, ndavuga nti okay my friend, it was not easy. Naratekereje mu mutima nti keretse hari ibyo bipesu niba nzabyambara byonyine nta shati, kuko nta kuntu ibipesu byahenda kurusha ishati. Ibipesu nibihenda kurusha ishati nzabifungisha, se amafaranga yanjye yose ninyasiga, ishati ndayigura iki? Namwe ndabizi ko bijya bibabaho sometimes, hahandi usigara wibaza uti se ahantu ndahasohoka ntera. Nari ninjiranye confidence itabaho, nabatesheje umutwe ngo baze bakingure, none sinumvaga ukuntu ndava aho hantu ntaguze. Abakobwa namwe murabizi kwa kuntu ujya kugura nk'ipantaro, umucuruzi agatundurura amakoboyi hirya no hino n'ibiri muri stock, akajya kubivanayo, akajya no ku baturanyi bagenzi bakazana amapantaro yose bafite, akabirunda aho ngaho. Wamubaza uti se nangahe? Nawe ati no, banza ushime, banza wigere, turumvikana nyuma. Iyo akubwiye igiciro ukumva ntibivamo, ikintu cya mbere kigukomerera no kwibaza ukuntu wamuruhije, none ukaba ugiye utanaguze.